iyo story yanyivuze ntago nakwibagirwa umuntu bita Melody man. Melody Bruce Melody yanyimye ifoto wallahi. Knowless ahita atubwira ati muze mwibabara ngwino mbihera ifoto. Uzi Melody? Everything I do, I have many things to do. That I'm majoro, church not as we told you. The bad boy in my life, he's in crazy. Oh my god, oh my god. The umutima kumana luko baba. Ora kuri kamera yanjye urimo kubona ku maboko ye hari ikintu cyitwa tatouage. Noneho unasomyeho ngo tariki 15 z'ukwa karindwi 2024 habaye iki? Batoye perezida bro. Uzi ko video nge yamenze. Video washoyemo amafaranga menshi. Video ibihumbi bitatu by'amanyarwanda. Byakoze iki? Byakoze gutegera umuntu warwaraje kunshuti. Dore application yaciye ibintu muguza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store. Injiramo neza cyane, reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho, uzamuka hejuru muri search wandikemo Singles Connect. Aho ngaho numara kwandikamo Singles Connect hangane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa Singles Connect application urangiza downloading, and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID, ukande kabiri hari double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading. Nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba. Reka tushyiremo application yacu. Urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye. Hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino. Imaze kujya muri urayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda. Application imaze kugera muri telefone yanjye, rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na Singles Connect. Ya reka nongere nguhe ikaze kuri DJ Diddyman Dobdy Show. Ni ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse abatumirwa bagiye batandukanye ugenda ubona hanga. Reka mwifurize gukomeza kugubwa neza, reka mwifurize gukomeza kuba umeze neza, gusa nawe utameze neza. Allah subhanahu wa ta'ala na Yesu baraza kuba babikurikirana bari buryo wajya muri mood imeye bien sana cyangwa muri mood nyine ituma wumva ko nta gikuba cyacitse, ahubwo nyine ukaba umeze neza cyane. Ngiye urimo kumva ni DJ Diddyman nk'ibisanzwe, urimo kureba kuri kamera yawe ni Ruganzu Ndori. Mwita Ruganzu biteze cyane fresh kabisa. Abantu banye mbanze mbasuhuze. Everything I do, I have many things to do. That I'm majoro, church not as we told you. The bad boy in my life, he's in crazy. Oh my god, oh my god. The umutima kumana luko baba. Ati nuko baba umupapa mwamubonye se? Mwamubonye mwita Ruganzu rero ndagize gutya yikora mu mitana rya rubango yikora mu mitana agira gute aradutanaga. Adutamo rwose we na Fanta umuzigo umeze neza. Ati everything I do, I have many things to do. That I'm majoro, church not as we told you. The bad boy in my life, he's in crazy. Oh my god, oh my god. The umutima kumana ejo naguza mbona nishaza ya madiyamini mbarushe naji. I never mind guteka imitwe kwanjye. Every day more us to check a vibe yafatanye uniform. Yeah ala. Yeah man, ariko ngiye mfite ikibazo kimwe mbere yuko tunajya mu biganiro byinshi cyane. Rero icyo abantu nyine bigize nk'abantu b'abahasira, abantu bashaka amafaranga bya hatari barara amajoro kumanywa nta mafaranga ba manywa nabikiri wawe n'abandi. Hano usanga barara bose bavuga ati mani ngiyewe ntago ngiye nyiryama bro, ngiye bashaka ibiceri. None se barabonye abakire bose babyukira mu kazi mu mujyi nta majoro barara. Aya majoro mansi ubwo Diddyman tujya duhura ku manywa se? Cyari mpamvu duhura abahasa. Duhura ku manywa mana, amajoro ntago turyama tu. Cyangwa igihumbi cya kumanywa kiba kingana na 2 bya nijoro. Zarebe n'abakobwa ibinywera agacupa bakanywa nijoro. Icupa rya nijoro biba riryoshye bya danje. Bagakora ryari? Bagakora tonda nyine gake. None abakora nijoro muri nijoro bakora icupa bari ryari? Ari biterwa n'akazi ariko man sometimes ari ufite akazi gutegeka gukora nijoro tu. Ukirarira amajoro wihigira inote cyane cyane mu ijoro abarimo ibiceri byinshi cyane, aba boss nibwo bafatika kuko bari nagahaye. Yeah.
ayo nguko rero abantu mwese murara amajoro mushaka amafaranga reka mbabwire ati big up on yourself urumva mubanze kabisa ewa ni kofi muyishake ijoro murirare urumva kugira ngo ibintu bimere neza cyane umuntu urimo kubona kuri kamera yanjye urimo kubona ku maboko ye hari ikintu cyitwa tatouage noneho unasomyeho ngo tariki 15 z'ukwa karindwi 2024 habaye iki warabatijwe ko mbona ari munsi y'umusaraba tariki kandi wasanga utazi cyabaye didimano bifombora kabisa genda bona hariho umusaraba urumva itariki ndi kuvuga itariki nyine itariki uri munsi y'umusaraba warabatijwe warabatijwe twatoye perezida bro uze wacu bro ibaza itariki utazirikana mu mutwe bari etoze gato yugo wavuye gutora tuvuga ati hano mukireho ko giye umusaza namutoye zimamu nayishizeho sino tatu man narabyaye tu nabyaye no tariki niyo mpamvu kabisa ubu ngubu usigaye witwa papa nde papa Pretty umwana w'umukobwa n'ababyaye ni umukobwa kabisa mutanshiraho noneho zira tariki zindi nazo 2015 tariki 14 z'ukwa 12 2015 uvuye wanje yitabye Imana ugati ntago nzabyibagirwa ibyo wangejejeho byose papa 15 z'ukwa karindwi waribarutse uvuye ariko avuga ati mfite umwuzukuru kabisa umeze neza agahari ngabibone kwihangana ariko urumva nawe ntago uri wenyine ufite Pretty mfite ka Pretty kanjye kamimegisha myinshi cyane ariko muri blessings over blessing n'umwana kabisa Pretty se mama we bite byiwe ameze gute ibyo mama we muretse nari oya none se akoze kandi waza wapi mureke kuko imeze gute base fresh nyine na sap nari hano man tunago babona kara abarasta nabo mubonye hano imbere ya kamera abona swag vibe very fresh kabisa very fresh byatari ubu ngubu uba wabasize mu rugo ukajya guhiga fo amajoro kayara ariko sinago tubana tu ntago tubana sometimes ndiyo ngo ngagenda nkajya kureba umwana mukire n'ibyo bintu nyine biri aho ngaho byavuye mu majoro yose wara banaraye kabisa reka dusuze mama Pretty nizere ko namwe mumeze neza cyane iki kiganiro ndabizi baraza kukireba ubu ngubu ni ukuvuga ngo Pretty arabareba papa we kuri televiziyo akazabura ati mama we akavuga ati dore sosha aranzi bya Daniel nyihagera avuga ahita avuga ati ibaze ko umupeti wanjye atera freestyle ataramenya no kuvuga hari jyaba yiyongoje kakaririmba agira gutya ngo udavuga freestyle kataramenya kuvuga avuga ati amaraso rimo amaraso yasamura imoto hari gihe nakunda amani kumuririmbira cyane mani mu myena kimufite mu nda akunda umuziki byatari niyo ashaka guceceka bamukiramo indirimbo zanjye akiyumvira ntago ajya apfa kurira yari kwiyumvira akazi ka papa ubu buriro wagira telefone ya mama yazi nibwo yari induru ziravuga kabisa Pretty no rundi rwego mwana ameze nabi cyane ngo none so ubu ariko Pretty ndumva n'ubundi hano rikoresha ntago ari ngombwa ko azahindura izina kugira ngo nabe umuhanzi kazi hindura ahubwo ibyo nibyo ryiwe ibyo ni Pretty n'ubundi ashaka dutanga imirongo ari Pretty mfura ya twembi Pretty kabisa reka twigarukire ku bikorwa byawe mu muziki urumva abantu babifuza benshi ati tubona abahanzi ntabwo babazi imvura abanzi baba baciyemo aho baba bazengurutse hose ibyo baba bakoze kugira ngo indirimbo igere hanze cyangwa ibagereho bakabona ari ibintu biri aho ngaho urugendo rwa Ruganzu mu muziki n'uruhe muziki yawutangiye ryari gute iki cyamusabye kuba yakora umuziki ese mbere ko ukora byumvaga azakora iki anje bundi mbere yuko nangira umuziki nawutangiye 2017 gusa n'ubundi akera twaga twiyongoza tukarira indirimbo za bande bose dutwandika uburimbo buri aho ngaho buto bukeya nyine tutariho twabigira umwuga tu muziki wanje narawukoraga ntabwo nari umubyinnyi imbere man je nari umubyinnyi imbere twabyinnye n'abatiti bose babyanye ara ku ma stade muri volleyball by'ama festival twajyagamo ako iyo mvuze nk'iyo story iyo story yanyivuze ntago nakwibagirwa umuntu bita Melody man Melody yanyimye ifoto wallahi none sahita tubwira ati muze mwibabara ngwino mbihere ifoto uzi Melody nahise vuga ngo namusana nzongera kwaka nje ifoto bro
Melody bagize kurya bamusaba ifoto kuri stade urumva turi inyuma rwose wana muri backstage aravuga ati Melody dufata agafoto araje ati wa Knowless aratureba barabona aragatapete barababaye byari byo byose ahita dukurura aratuzana icyo gihe mwari mwagiye kubyinira ndetse kuri stade nyine nk'amakuru yarahari kuri bari bafashe amakuru yose ari mu Rwanda bagenda baselectingamo babiri barihuza rero noneho mubyina ibijyanye n'iki hari umuhanzi mwabyiniye ni performance mugera ku muhanzi witwa Melody cyangwa Munyakazi nje n'umukoboyi wanje banza no mukobo nje n'umukina ingoma ziwe mani Olua nawe ninje nawe niyo futira nahari rwose ya Knowless kabisa na Olua muri kumwe Knowless yadukishije agahinda wala Knowless aravuze ati ndabara cya Melody kibiyemeye reka basi mbe kwera abana agafoto twishimire rega nta nibe babirenze mana umufana bari umufana gusa big shout out ku muvandimwe mukuru wa afite n'ishingiro man afite byinshi yagezeho kabisa afite n'ishingiro yo kwima ifoto ese aho ngaho hari ryari ifoto yo kwimye ryari arabwo byari 2018 hari gutyo 2018 karindwi gutyo 2018 Melody amahite yarayafite za bikinyasa byose twongera guhurira haboro 2018 wundi se wari uri mu Rwanda wenyine Melody yararimo arakora ariko yararimo arakora twongera guhurira handi haboro za Rurindo mu biboro bya FPR tubwo twagiye kubyina nabwo ndavuga ati nako nakongera kumujurira tunicaranye nabwo muri vestiaire abakobwa kajya bahereza amafoto hazi igipapa akavuga ati kare uravuga ati nanjye ntago nongera guhaguruka ngo njye gufata ifoto kare nanjye naryumye ndavuga ati shabala ngaya ncunga umuntu akavuga ati ujye unyiba ujye wiba agafoto byacu ariko nayimusabye ujye umureba umushyira muri background basi abo bavuga ati sha wanyimye ifoto ariko nze ngushyire muri televiziyo n'ifoto ziruhande rwawe nabirenze nyine biragukenze umukapo bigeze kwima ifoto gutyo kuri stade araje ageze home areba interview muko yari yakoze ziri kuri televiziyo ataga ruhande rwa televiziyo bahita bafata ifoto harimo na wa muhanga ajya selfie kuri TV mane bana abasani barababaza bya danje mane abasani barababaza bura nta nshuti y'umusani baho wala ese nta muntu wari imifoto njyewe sina muntu ntago wari wagera ahantu uri bize cyane uri buharirimbe nk'iryo joro abantu bose gasaba shaka ibyo ngibyo byo bibaho tu ariko ntago umuntu yazavuga ati ngo twifotozanye mukatire ntago bishoboka mana bari bibi ako hari igihe ureba situation irimo ugasanga none ifoto n'ubundi iyo foto ntago iri buze gakeye gusohoka nabyo bibaho cyane nuko rero ubwa witangiye wari wiberaga mu bintu byo kubyina nigira mu muziki ujya mu muziki ni iki kintu cyatumye nyine ugira esprit zo kuvuga ngo noneho reka nanjye nangire ndirimbe nkahura n'abantu bambwira ngo ubundi subizi ko man imbere n'uri muraperi ya muraperi igihe dukorana za 2020 gutyo dukorana na Sky2 Sky2 irayo ngoma bita Zera Sky2 ajya nafashe ibintu byinshi cyane kabisa ndanamushimira man sinjya nanabyibagirwe nicaye imbere ya kamera ndamushimira mu papa kabisa Sky2 ku basore bo ku Gisengo bavuga ati ngenda batamari no twakoze ikiganiro arambwe ati buriya Sky2 yajyaga agira gutya no muri studio muri session akazana n'ibyo kunywa twebwe twakubiswe twagiye ari akamoto gusa Sky we yikorera ibintu bye yiturije tu ni wa muntu kugira vibes utamenya hana zivana ntago wallahi ntago ari nk'umuntu mu basani bose nagiye ngendana nabo ntago ameze nk'abo tu aratandukanye Sky2 n'undi muntu utandukanye ni iki kintu wabwira buri muhanzi wese cyangwa umuntu ufite inzozi zo kuba yajya studio zo kuba yaririmba wamumotiva gute kugira ngo wenda tuze kujya kugifaca intege njye ntago nimba ushaka ibintu n'uruganda runini ni ikibuga kinini byo mubuza guhiga ariko gufatisha biragoye ko wabona n'akaboro kagakinwa imihanda biba bigoranye mwana nabibaze twenjoying imiziki nari muziki ni namwiza burabongera ku minsi yo kubaho tu ni bimwe mu byongera ibyishimo kandi ibyishimo bituma iminsi yawe yo kubaho yiyongera aho ngaho ndakumva neza cyane so nize mbogamizi ziba mu muziki rero nawe nimubona uruganda runini nibiye bintu uhura nabyo cyambere imbogamizi ziba mu muziki ni amafaranga kujya mu muziki udafite amafaranga zero yawe babayiriye ifite amatwi iyo udafite amafaranga nta kintu Didimani ase Didimani wanyirira ngoma yanjye kuri radio se man ubu ngubu nagutayemo abana Ose hari ikintu ufite Reze ubu nakwaka iki kugira ngo ngupeyinge ariko ari je wenda man ntabwo no ngombwa ngo uyanyake man niyo mpamvu mbwiye gutyo sinaruswa cyangwa se igiti nkuko byabivuga wapi hari igihe ushobora kwibizwa avuga ati nk'umukoboyi wanjye aramustinze
buriya kubona man interview kuri radio cyangwa se kuri TV man iyo ari ibintu gikomeye cyane ku musani. Rero kare tubibwiza kuvuga ati fata nkaho gacumu mwe essence man ntago bunyatse igiti. Yewe dore ikintu cyanciye gusaba amafaranga rero akugusaba amafaranga abantu urumva ari ukuntu nyine uba wumva nk'abandi bakapu bakora muri media cyangwa bafite media house bakorera ubuzima nk'umukobwa yarakubwiye ati musa birabyana rero ugomba kubikuramo amafaranga none ngiye nkareba abantu numira nkasa nta mafaranga bagira ngiye nkibaza ayo mafaranga ahantu yava urumva umunsi umwe niyogoza bambwiye umukobwa namubwiye ahantu musa ngiye gutumira mu kiganiro ngiye no gukina indirimbo yawe shaka aho ngaho nk'ibihumbi nk'ijana akora abapeti bayatana umujama barambwiye ngo umusa ngo uziko mani ngo magaze note ya gitatu kuva uwo munsi yena inshatse ngiye kugira gutya ngo nigana abandi bantu uruba nigana abandi bakoboye uburyo nyine bashobora kujya gutya bakaka amafaranga ngiye bakimbwira gitatu nahise mvuganisha atazagera n'umuntu uzababona mwatse giti ani mpamvu ariko bakubugomba no kwibwiriza mani tuzajya n'umuntu uzababona mwatse giti rero bikaba akarusha kama gitatu uruba nagomba gushimirwa akazi yakoze tu ntago ari giti niyo mpamvu mbwira ati mani imbogamizi ya mbere mu muziki udafite ibiceri nyine tu ukore video nziza uzajya ukora style nyine bufanta ariko fanta ni style bufanta style bufanta se irarya se wayishira arabantu bagira ngo fanta iyo mvuze ngo style bufanta arabantu bagira ngo fanta urango akazi kabakoroshye nkaya kabona nako kabakoroshye kuri fanta mwana warafunika bya danje style bufanta mbivuze ku buryo nkanga washobora kuza ukatutera kamera ukikorera ka video kihagararira nta bintu bya audio se yawe yasohotse ryari nawe nyine audio none ibihenze man sinimubwije ku producer uko mwimuziki nta n'umushuti ugira man na fanta n'umushuti wanje ariko si yankora indirimbo namutayemo kuva zamayo no fanta taratangira n'imiziki man Grand Frere ne bitaga bamwitaga Grand Frere bita mukuru nawe dukoreraga indirimbo bita baki bamunyakabanda bita Niel Pro uratabara aba fanta tu niyo mpamvu wumva nyine ko tuziranye zamana ariko si yankora indirimbo ku business is a business man business ni business kabisa ubu nguru kuvuga ngo fanta n'ubundi kugira ngo mukore umuziki nuko ugomba kumutamo ubundi mugakora staff singa turi muri studio nyine nk'ubwo buntu butabura nkaho gafanta katabura ntago nyine ariko ntago haza amara amasangizo muri session man byo birumvikana ni iki kintu uzi kuri fanta ni umuntu kibunga fanta ni umuntu uciringa fanta ni umuntu nyine witonda woroshye ubuzima ntago ajya abasha kukwereka nawe uramuzi tu nawe uramuzi ubuzima babworoshye none se utoroheje ubuzima mwana fanta tubona amashusho ni kameze n'ubundi ushobora kumujyana ahantu man ugasanga umujene yicariye gutya nyine nagasabana banza nta n'inshuti agira ahari nta nshuti nyinshi agira arazigira ariko nyine aracicitse bya danje muri gari ko yati birenze nicyo kintu muzi uramurara man aratuje kabisa ngo ni fanta ni umwe mu producer bameze neza bya hatari Ruganzu none se wowe umuziki ubayemo gutera amafaranga urayabona ukurara amajoro gusa anje biceri ndabibona byo mu muziki man biceri ndabibona mu muziki kabisa bitewe n'uburyo ukuntu ngenda nikaraga sometimes ubibona mu muziki ukongera ukabisubiza mu muziki akenshi ariko ntabwo nshora cyane ngiye bura man ubu tuzambona gutyo nanjye nava si umuziki bunkora ni gute man uzi ko kuva natangira gukora umuziki narashora amafaranga ageze nkangahe singe ngoma yagize indirimbo yaguhenze yaranga uko nati nabwo rero si nanoga bari nihizanjye man abapete baraza tukikoranira apete ngoma gatanye nk'ishimuzi kuko nati niyo ndirimbo yabahenze wayikoranye na Daylight irangoma ndakeka yatwaye maze 500 hafi man kubira umpete nawe nyine ntago aba yisanyura man naho natinya kumubwiranya novuga ko afite aragifite ubuntu bw'ubudage man kandi ari muri rebo yawe n'umuhanzi wawe ariko bahanzi mfite nzabashyira hehe siko yambwiraga bari ni umwe mu bapeti nafashaga bijyanye na ibiceri byinshi kuri ngoma ariko man ni nyinshi na zera ariko zera man yatwaye ibiceri nayo muri covid labora yatwaye ibiceri byataye amafaranga menshi ni hafi 300 nayo none ndavuga mu ndirimbo zawe none tureke izo ngizo nyine mwabaga mufite abandi bantu mufatanyije urumva indirimbo yawe wewe wakoze uziko je na ndirimbo zika indirimbo yanjye man yamenze man yantwaye inote yicu 10,000 kuvivuye muri studio se kugera hanze nyine kugira ngo
indirimbo yatwaye ibihumbi 10 inote y'icumi ese producer yikoze ni producer yikoze man umuniga bita Tisco yatu bakera Tisco yase kugira ngo bakore indirimbo bamuhaga iki nyine ngo namuhaga 5 ibindi 5 tukabinywera mu nyine bw'ufana indirimbo ya Gitabo iyo ndirimbo ifite views zinga nta nubwo ikiba kuri YouTube kandi iyo yatwaye menshi ubu ngubu nanjye mbona ibintu biza nta nubwo nzi ukuntu Imana ibikora tuza gatoya indirimbo yatwaye amafaranga menshi nta nubwo ikiba kuri YouTube indirimbo yitwaga gute se imba barayitaga gute ni ya kera mani ariko harimo akajambo bita mani ukuntu iyo boro ntabwo zikiri gisekeje iyo 5 ngoma yanjye nasize muri studio nsanga bagiye bayishyiramo abasani bose indirimbo igenda iba no stop indirimbo yari yishyuye irimo amafaranga wari washoye izina nari nashoye ngo umubosi bamfashe kuri 5 cyane ingoma baragenda bayishyiramo na Dusayimana Emmanuel ibintu bankoreye mbega bagahita iyo mbibutse bari ndetse bari nagurira kujya kumva vasi yanjye nkabanza ngasotesha ese undi bari yawe na vasi barayishyira inyuma y'izindi vasi baragenda bayishyira inyuma sha uzi kujya kwiyumvisha nayumvishije umumeri njye ngiye kuyiza hagati niko nari kukumva uririmba ko nari kukumva avuga ati tegereza ko meri yahagurutse ataranumva n'ijwi ryanjye narababaye navuga ati ngabina bindika abana yanjye yarimo abahanzi bangahe banza ba upcoming bose b'icyo gihe bari mu ngoma mani ni benshi abapeti bo mu Kigarama bose baragiye bayijyamo bayidagaduramo ngo nishyisha bamfashe 5 kawe indirimbo yari yishe umukapfa aravuga ati none indirimbo yo kugira ngo ibe international ni muri saving kwa kundi kera abapeti bajyaga bagatoka bagenda bagashyira agakesa ubuceri nayo ngo ukurangije indirimbo ibi ijyanye amafaranga menshi note y'10 mbona nkuru umuziki none se ubu ngubu se indirimbo yagutwaye make yo nangahe make se shazi ni zose mbona mane kivana mfite abashiti banje bangu ubundi bose navuga ngo iki wenda nk'ubu ngubu sinajya muri studio nafite inote ya 30 cyangwa se nkani yo guspendinga gusa nyine urumva ko rev iba yarahindutse nyine ntabwo aho ngo yarahindutse urwego rwanje namaje kurubona ubu ngubu nuvuga ngo turani n'ubundi nakabara yo kwishyura producer ni ahandi ni kafa ibuko muri kwa kundi nakubwiraga nyine ushobora kunumira ni nkuko nakubwira ushobora kunumira kuri radio mfite izo turani tukagenda tukicara tukinegura man tukanywa kamwe urumva man ari giti cyangwa se wapi ibintu mane n'ubuvandimwe nje ni kurunzi cy'abavandimwe tu nguzuga no kwikorera umuziki kivandimwe ndashaka kugira ngo country record ngukorerayo wapi tu tangira note nyine yasenyuse je nago wapi bro nyinyi ni mu boss wanje mu diaspora akambracing akambwira ati wenje ukwishyura ari n'igihe man sometimes hari n'umukoboyi wanje ugeze kunyishyura ingoma man ngo ni kwa element amibiceri man note ya 600 ugiye ngo njeyo uje kwa element bari gukorera je mfate 600 yaje ngo nya uwo mubare nabanze kusha nabandi umwana wa Gaposho cyangwa Rubango aramubwiye ati nje rero grand frère urandemeye urakoze Imana guha umugisha rwose amubwiye ati nje note nje ukora imizi cyose nigeze nshaka nahise nkuramo ka EP cyo ku producer wanjye atangorera ka EP Obit ba precise bagikuye happy wife bagikorera raboro y'umusigiti Rwamana aragenda nkora ibaze none nawe naye kwera kumenyera gutyo kumenyera nyine beat kumukonza nka mutama cyabant twarakoze nawe tabona amahaye note ya senkana aravuga ati ntabwo bibaho aravuga ati rugaza amafaranga yavanye wamuhaye senkana aravuga ati ntabwo bibaho amafaranga yabonye ariko nawe gukorera EP yankorera ka EP kandi kameze fresh indirimbo zinga yankorera ka EP indirimbo 6 indirimbo 6 kuri 50 uri kubyumva njye muramu blessing aravuga ati ruganze umucene ruganze jewe ndamuga ati rero zinote ni nyinshi rwose njye nawe najya kuzitanga ngiye gukora audio njye mfite ibindi nakaguzemo nkaguramo nka machine nkangaye cyangwa se
ngiguramo busoteze aranganye nkajyanira mu gacinjiro araza kajya zinyinjiriza imifungo kandi ngakora n'imiziki bro ugomba gukora music ufite n'indi business ku ruhande ukora kugira ngo bikumotive ntago wajya gukora umuziki mani ngo focusinze gusa wababara Arinda kakwica. umujene nyine yarancyuje mitamubwira ati njyewe cicika ikibazo cyawe kabisa urakoze izi nota ahubwo mana nyagasani ko tugize no gushaka gukorana amasezerano birangira gutyo tu birangira yaragwaye 600 ngo yajyane muri country record kwa element ubwo se muri country so yarakiri urangije mwereka uburyo izo senyisa zavamo ibintu byinshi aravuga ati yobora ba Chrisizi bose batarafata tukibyiganira mu studio karangaho kwa man kwirirwa turapa rap kubita rap za danje ari nabwo twakubitaga zera gisabo zatangiye zera zirahunikwa zitora uruhumbu tajyara komeza kunywa bakomeza bamuhata ciri nkonda bamuha urwunge bamuha umwiko bamuha umunwa wo kuvuza induru urwo y'imyata yirira imivunde bamuhindajya yegere buhinde reba izi zera ziziritse zari zizenguruka zishiraho bune ukamwe kabiri gatatu kane akakane nagasigiye imvune reba iyi drip muzure se gahunda no kurya nyirinzuri no kurya kamwa kandi gate ndetse no ufata kumano shaka big things really one give my bring really one give my bring fata gahunda ureke kuzuyaza urebe zizera zinwaye gatanu bari batanu unda makano kuno sha niyo boro ni nawe niyo beat wayikoze turi muri Kasuku record ni AO wayikoze yakorewe muri Kasuku record numva AO beat yigeze gusinyishwa na Kasuku birashoboka kwako numva ari indirimbo nyinshi cyane yakorewe muri Kasuku record nyinshi cyane kabisa sinzi impamvu man ngiye mba mbona boosting akabanza atagikora production ahari yigiriye China nibyo akora ubundi nahari nibyo akora ananiye nabyo yagiye kwiga afite company akorera abashinwa afite company y'abashinwa akorera ingoma z'abashinwa rap y'ibishinwa bala nibyo akora ubusanga ashinzwe nko gushyira nka piano mu ndirimbo gusa cyangwa ari akantu kamwe gusa soundtrack bwo mu biganiro byonyine ashinzwe Ram Kobazi production man ivuko yiwe man afite ukuntu akora vuka birenze to ubwo batayemo rero umumutayemo Senkani warangije gukorera EP indirimbo 6 kuri 50 umukapo wari ugiye gusinyisha ati umukobwa ntago ashobotse ngenda ndavuga kujya muri counter record hagati ngiye nkunda business man ubuzi nk'ubuponse ziba buri mwaho ngaho hano hirya mu gacinci Bose amafaranga waje kuyakoresha iki nyine nubundi buretse Senkani wahaye nice nyashora tu gacinjira uwo mugacinjira amafaranga aracyakora aracyakorana no still kandi aratumbagiye none se uwo mukapo wamushemese wamubwiye ati rero kapo wanje nimba turacyavuga nawe aracyajya ayongoza akambressing akahita nkubita nk'akaja ahubwo ati ruganze dore weekend yageze ajya kwitamo dore ka weekend kaje ese wamubwiye ko wabyaye Imana ahubwo nibwo bwa mbere Imana nabivuze kuri kamera banza baranshiraho abashushu wallahi waranyanga abashushu bese bakurutira Preti nabaye nta numwe ndi proud ya bamenye ko Preti ngo ariwe mushushu be muhari niwe mukuru ngo ni uyoboye ibyana byo yicecetse rero umukapo nimba ajyana gutamo ariko nizerewe ko abizi ko nyine wanabyaye aramurabuye ndi no kwa muganga tu aho ngaho ni sawa cyane ubu ngubu ajya yiyongoza niyo yohereje akaja nago bakubwira ngo jya kunywa byanze ko nzasiga amafaranga asigaye azaraye amata byiyorere byarahindutse bimwe byo kuvuga ngo uragenda ngo usepere na gitanu nakigabanya gaho gati ndari na magahumbi ibindi bine narwimba hereze ntabwo bikiri ibyaha bamwita Ruganzu urubona ko biba bitoroshye ntabwo biba byoroshye so abantu benshi abakapo benshi bakunda kuvuga ku kibazo kijyanye na promotion ku bihangano byabo urumva ko abantu baba prayinga ko abantu babafasha wenda kumenyekanisha ibihangano byabo wowe promotion uyikora je promotion ngenda gigiza man niyo kuvuga ngo musani aragigiza man didi man nimba mushaka interview ndakugigiza nkwandikira umwe mu mayejo man ngugigize man guhera niyo na kuryama kwanje yabigoranye ndakugigiza nguhamagara ukankupa nguhamagara ukankupa ama interview ndayinjirira man ngiye muri promotion ni ikintu cyo gikomeye ngese ko nza nkubwira ati ngiye ndakeranya mwana didi man ndazamvanamo ibiceri byinshi nkabubwira ati babu nimba ugiye kuntumira muri The Choice man ngiye nta kintu mfite
ugomba kumenya ko man icyo kintu ko nta bya mirenge man ariko nanone kare umuntu akoze video ya 200 cyangwa se 300 uzanye igikorwa gikeye kuri TV man kare wa mukoboye mwicaranye ari ubatse ndahaguruka ngana nakangahe musigiye mu man ya agatiketi cyangwa se agati nyine ubu ngumva nawe ufite ikimwaro man video yaguhenze video yamenze na video yamenze ahari ndagaca uzi ko video ngiye yamenze video washoyemo amafaranga video ibihumbi bitatu by'amanyarwanda byakoze iki byakoze gutegera umuntu wari waraje kunshuti ari na retour icyatari agoze ufite amaniga kwemera kaye je ni nyine mfite araza gushutinga gusa arabizi ni muri umuntu wa nuza man uyu mu director muri umuntu wa BMG Julie BMG muri umuntu yabita Matrix Ferrari ya uravuga ati umusa dore video ngwino duhoze ari ngureshije gimbo nta nubwo narinze byari agoze gimbi byari ubona bazanye kiboro bakiraho kabiri bagafunga neza gititira bazungurukano ndavuga ati ndabicije ku cyaro ndamanuka nasaze ku cyaro barazaba babona video inote yanjye ya gitatu muziki ni wabyishoboza se arangije video da premiering ibyana biragenda birankunda ibyana biragenda yavuga ati agaturiya muri hara amuniga reze atazi ko nashoye gatatu yesi njya ntanga kubivuga mpane ari ugasaba umuntu yakoze video ya miliyoni ashaka promotion yibo ibaze gusa urumva mane ugomba kwimana kubaha abapeti bakiri bato y'abandi ari umuntu ugira gutyo ugasanga yakoze nka video ubu nga Fanta wamutemera kuri televiziyo ukamwaka iki Fanta wanamutegera ariko oya mbwize kuri ba nyine ubu wamwaka iki oya sometimes hari umuntu ukora ibintu hari umuntu ukora hari umuntu ufite ama projet ameze neza sukuru wa mukobwa yatafite sukuru wa mujene atafite ubushobozi bwo kuba yakorera video nziza abwira ni content nziza yatekereje kure bya danje yabonye kuza twikoresha ubu video ngo turi ku mazi turi ki avuga ati nta kintu nabanje gukora no kitigeze gikorwa wallahi avuga ati Samsung Galaxy cyangwa iPhone zikora video anafite iPhone karindwi oya yahinduye urwego yaguze Samsung ya danje sasa gafite Samsung imeze neza hasi ni Samsung buri ara sinzi ubwoko bw'ira phone ariko man peti araryoshye Google Pixel ira ntago ari Google Pixel man nimba ari dim sinzi ukuntu bayita ntago nyiza ariko yahinduye urwego nyine ubwo byaraje nyine ubwo video zirahinduka buriya turaza kubibonera muri video arabaga ugeze gutera story abaniga bita batiniziti batera story baravuga guzi Fanta burya renze ngo Fanta ngo Kevin Kadera muhamagaye ngo Fanta ngo meze gute ko mukeneye ngo dukorane sessions ubu nkupiye gato nitabira uganza Kevin Kadera kupa baraboya baramukupa baramukupye mani bitabanje kugira ngo yemere ko niyo tabashaka nyine ibintu bya danje aho byari umugabo wigeze kumbwira ngo yigeze gutigita Fanta ngo bakora n'indirimbo bakazamubwira ngo bawitonze gato turaza kumva nawe ziyasha ramurara nagakunda ibintu bya danje nawe abayifitiye abantu biwe abantu biwe tu erega Fanta ntago mwana wamushyirana ngo mukorere iki video cya danje bishaka nta nubwo bishobora kutarebwa ariko yasanga yikorera boro ya content gusanga birarebwe man itagize miliyoni yuzuye usubura mubwira yuzuka ibintu by'imiziki nago bikigoranye rero niba ngati njye nimana narashoraga gatatu kanye ngakora umuziki kera ubu ngubu none abavandimwe mfite uko ibiboro man birimo abantu benshi man n'abapeti benshi twagiye dukurana man ni benshi babigiyemo abantu bakora ama video tuba tuziranye urumva njye nka Ruganzu je nago nafata nka Owen wanje umuhagurutse wabo for free nyine just bagwa kubikora buvandimwe ko umuntu twakuranye umukobwa bita Owen no director ukuza mugakorana projet yarangiza akayata akomeza nawe ukayata babizi ko turi abakene mwana wese twarakuranye ifu cyaro barabizi twarihirinze nago Ruganzu afite iki nakazi afite kamwinjiza ibiceri bya danje ku munsi urajya kunyaka iki koko wapi no babizi man ngiye ngura umuziki w'abavandimwe nukumfasha ngufashe ni muri mfasha ngufashe ni manguhe nyine mu bushobozi buke ayo nguko rero indirimbo ni gitatu amafaranga menshi kuri video ni bitatu ko bitatu man none uravuga iki ku bantu bajya kubona indirimbo yakorewe muri 155 AM ayo ni amadolari 600 gutyo kuri 700 audio video gasanga umuntu yikoje mu butayi Dubai
yamara kwa uploading indirimbo akaza gushaka promotion ibyo biboro bijya bizahaza abakoboyi benshi cyane cyane abapeti baba bari mu marebo mana akomeye ugasanga umupeti rebira murekuye ntabwo abashije kuba yakwikorera igikorwa cya danje nk'icyo yakoraga rero bibaye byiza wagumana n'umuproducer wawe mani umuproducer wawe muzajya mukorana yaba ariko urumva ubwo ngubwo na rebo zigira uruhare mu kwica abantu mu mutwe urumva umuntu wakoze audio ayikoze ku madolari 600 agajya gushutinga video akikoza mu butayo akikoza urugero rwiza ku musani mani Joe West yakongera kwikorera video nziza se Young Jerry yamutaye mu bigori biproje byose arabisi ari Young Jerry i Kigali Young Jerry yaraje aya yasigaye kuri channel yiwe Young Jerry yaho rero yarazigaruye Young Joe West yararyoshye ameze neza asohoka ingofero yegereje hano cyane kijyano kakiri kwa wina beat ure gutamusanga mu kiko ni cyawo none ze nyine mani babigoranye bro niyo mpamvu ubundi yisi bigomba kutwigisha kwirya ku muntu ntago bari fresh ushobora kunyirya hejo nkabameze neza ese Joe West yapfuye iki na Young Jerry nta wamenya mani basanga petit ushobora kuba yarikanza agahita agasanga kwimanaginga nawe ku giti cye uzira mukobwa gufonda indi cano cyashya Young Jerry nawe ntago yakagombye kuba yaramurekuye kuriya gombye kubitekerezo Young Jerry bitekerezo Young Jerry abyigeho kabisa umugabo umuhunga mugarure mu kibuga mani kuko numvishe Young Jerry atangiye kuzikorera uraseka ari umuhanzi urana nawe n'umusanira umuhanzi ngenda muzi ngira umuhanzi Young Jerry muzi mbere yuko afata Joe West ntago Joe West ajya kumukurirwa amagana byose ndabizi ura managing umusana kurusha hito wowe Jerry kiri naga arimo n'agashyari se ariho n'agashyari ariko ntago washaka gutwika uri manager Young Jerry afite n'agashyari ntago aho zira petit mbabarira ariko ngo byari bigeze aho Young Jerry amagara Joe West amwita ndi bize bibaho mani byari gukura mukoboyi nawe yaramaje kubyimba tu kuko nyine mwana hari igihe ufata fame gufata fame unisanyura nyine iyo mvuze kwisanyura sinenga batabizi nyine ushone uzi ibintu nyine uri mature enough mu mutwe ibyo nabyo biragufasha cyane mani kuko uraba baraba ku cyaro ramadage baba bamenye imihanda nyine vuba ngaha hari n'undi nzi nawe niba murekuru zabure oya nawe ngiye undi se ubu Kidi nura nawe niba murekura urabona se Kidi arano yagera se Kidi ariko numva ariko ameze neza nyine numva ibintu akora birimo famille hari aboro ni mu gifamiye se sinumvisha ngo producer ukora indirimbo muri Grand Press ndi kuguha urugero ntago turi kuvuga ndi kuguha urugero nyine rw'abasani benshi mani bishobora kureka ugasanga ntago mani babashije kwikorera igihangano cya data gusa ufite tara ufite tara ufite tara ubasha no gukurikirana ibintu byawe bya fresh Kidi numva umuntu umukora indirimbo no muri Grand Frere producer umukora indirimbo ameze fresh Grand Frere ranabasuye ejo bundi mani nabasuye hano kibaga Kidi numva afitwe n'Isano Media kabisa ibikorwa bye birimo kugenda nyine birimo umugisha ugafata akora kuzabona indirimbo isimburira nabyo ntabwo byashoboka mani rero ugomba kuturwara depression uzitete ibintu yakoze nyine hari ingoma solo kavuga ati buse ari ingoma wenda tujye ubundi teta ni nk'agatunda birago abitsinda Afrique nayo wallahi rero ese Afrique bizi se ibanize beat bamufite urane hasigaye yibera se Kampala gatunda kenyine gatunda konyine ariko nabo bazima nabi byadanje buraje kugira ngo ndimura nsenga Imana mwana njewe kugira ngo uzamira hiti yakanya gato zabe no yitinde mpaka nge ngomeze ngirireho ukomeze urire kuri iyo hiti kabisa ujya kugende ubusano hanze hari amahiti ari gusohokara amahiti nta hiti zina nta hiti zihari ubu nta hiti nazo sinzi ikintu isama ifite sinzi ikibazo kino sama nimbaruka abahanzi babaye benshi abasani babaye benshi ahubwo nawe ndashinga kuvuga ngo Davis D asohoye indirimbo urumva ari kumwe na Baba sibyo Ben asohoye indirimbo Bruce Melody asohoye indirimbo hari indirimbo yasohotse mbere ya Baba na DJ Pius nta nubwo nyizi urumva ntago nyizi mani nukuri kwimana ntago nyizi hakaza n'abandi bana b'abakobwa noneho nazaniwemo kuva no turi dupizi dutoya
dufite amahiti hano hanze. abahanzi barahari ni benshi man. Hiti zigeze ziba nyinshi. Abahanzi ni benshi cyane man. Sizi nawe agiye kudutama. Chris we barabatama. Akora ibintu byiza ariko Chris biragoranye gusohora indirimbo idafite ukuntu gwe. Abafite ubwo bari abakobo yawo. Bavuga ati tuyisora ikaba amashimwe. Ako nyine bari abajene bari abakapo. Bari abakapo ntabwo bajya kubegeranya na Chris Wiz nyine. Chris Wiz niwe afite umuntu ufite taro uzi gukora ikintu gikenewe hano hanze man. Azi kureba audience. Yarambwa se nka The Ben nkuriya n'iby'imiziki sibura cyabifocus nzo cyane uriya. Ese The Ben ni ikihe kintu kinakora? Boss ariko mbona ari umuboss. Ariko ni umuboss muri Bitcoin. Hari akandi kazi shana akandi kazi kiwenzi cyangwa PlayStation iri. Bamwemye kora bomero. Ariko yikinira game wala. PS iri. Ariko asanga ninjiza bine boro by'amagame. Banasanga. By'amagame. Bara abantu benshi babikunda man. Ubaringa amafaranga muri game. So Ruganzu Ndori tunisoreza rero ikiganiro cyacu uyu munsi nanagushimira kuba wemeye kuza kuri DJ Didman Dopd. Angana ibiganiro by'ishane byo kujya bitambuka n'ibyo mwakurikirana kuri Magique byose muzaba bidatambukaho hano. Urumva rero ko ibintu ari neza cyane. Dusoza ni iki kintu wabwira umuntu uzi ko wagusapotinze, umuntu uzi ko yagize uruhare mu bikorwa byawe? Ni iki kintu wamubwira muri aka kanya? Je ndabashimira cyane abantu benshi bagiye bamfasha. Namwe murimo by'umwihariko Didman mwagiye mumfasha byatari man. Ndabashimira cyane. Ejo muri ngiye kubatamo n'ingoma bita Sante. Ndaryo ni piano Fanta wayinkoreye. Nabahana freestyle nari bituyayo. Bitewe n'ubundi tubara ko dusohora. We na Simoni zaremera bonasiza yo kunkoni. Ngendi nk'inyoni gufatisha ni nko kwinjira mu mboni. Angelina Jolie unsaze nishwe n'isoni. Izo stress ni zawe focus kuri mane ni jonzi. Already on my G, I am professional in my job. God, you bless my job. You just respect Jacob, yo. Zagura Range Rover, no mara kumenya Jehova. Nzashumika take over. Njine na muyango bend over. Asante kuba mfashije. Asante ku mwanzi wanje. Asante kuba fana banje. Kuba friend banje. Asante. Very soon ndayibatamo video. Ati asante sana ku bantu bamfashije, asante sana ku banze. Ura ngo banze ura n'abana beza batumumenya niba ukunzwe. Wayeho nta mwanzi ufite waba wishuka. Waba warapfuye. Abanzi banje aribo nkunda se. Abanzi banje nibo nshuti zanjye. Inshuti zawe. Kuko man, abanzi nyine baramotiva. Bro, buriya ishyari ryiza buriya ntabwo rizi. Uvuga ngo ndashaka kugera kuri iki ngiki. Iyo ni ishyari ryiza rya atari. Ishyari ryiza rya tumutera imbere man. Niyo mpamvu umuntu akwanza ugomba kumubwira ati welcome. Kamubwira ati nari bikomeza nyange. Hello ladies and gentlemen, rero kambashimire mwese twabanye mu kiganiro. Bamwita Ruganzu, akaba umwe mu bahanzi ameze neza cyane. Uri single ntabwo uri single? Ubusa single se ma papa fie beri. Mfite umukunzi wana. Afite umukunzi. Afite umukunzi. Nanjye kurita ngurangira rero ko hari application yitwa Singles Connect. Singles Connect rero iriho abadiaspora, iriho abanyarwanda, iriho abo muri Europe, abanya Australia, abanya America, abanya Canada. Ako munsi nari nshaka kuzitamo akazungu ngumva kuno kamera. Ese ngenye nzakomeza kwimeza. Ese wumva nk'umuzungu ameze gute? Nanjye simbizi nyine niyo mpamvu nshaka kuzitamo akazungu mani ngumva kuno kamera. Cyane. Izo ni inzozi zapfaza. Kuri Singles Connect rero n'abazungu bariho nta kibazo. Naye nzafata nanjye akazungu nkabirandure tu. Icyo usabwa ni ukudownloadinga application ya Singles Connect gusa kuri App Store na Play Store. Urumva warangiza rero ukaba wamacinga n'abantu bagiye batandukanye. Uwo mu macinze rero mushaka kwita mwibera abakunzi ukareka kubasenga. Ubwo umuzungu tuzamugushakira ruga. Mugire vuba ubishaka. Babarira. Mana asante sana, mana asante sana.